Muraho neza abakunzi ba Physio Rwanda. Uyu munsi nje gusubiza umuntu wambajije ikibazo cy'ingenzi kandi gikomeye cyane. Yarambajije ati ariko kandi mfite ikibazo, umuntu ufite ikibazo cy'umugongo by'umwihariko disque, urugendo rw'igihe kirekire n'amaguru hari icyo rwaba rwangiza. Ati bibaye byangiza se igihe ntarengwa cy'urugendo umuntu urwaye mu mugongo yakora cyaba kingana gute? Byaba ari igihe mu by'ukuri igisobanurwa mu buhe buryo? Ubundi se umuntu ufite ikibazo cya disque ku cy'ububabare buva mu mugongo bukagera mu kuguru bushobora gukira burundu? Ibi ni ibibazo byombi mu by'ukuri bikubiyemo utuntu twinshi ngira ngo ngarukeho muri iki kiganiro cya Physio Rwanda. Gusa niba ari ubwa mbere nkurikiye ukande like, ukande na subscribe, ufungure n'inzogera kuko ibyo nibyo bizajya bituma buri kiganiro cyose nkoze gihita kikugeraho ako kanya. Reka rero mu by'ukuri nibanze kuri ibi bibazo bikomeye cyane benshi baba bibaza umunsi ku munsi, cyane cyane abarwaye disque y'umugongo. Ibi ni ibibazo bikomeye kandi bifite abantu benshi mu buzima bwa buri munsi, kuko nk'uko nagiye mbyakira mba mpisemo kubizana kuko nabonye ko abantu benshi babikeneye. Niyo mpamvu nawe niba hari icyo wifuza gusobanukirwa uze kucyandika muri komenti nzakigarukaho. Abantu baravuga bati kuki tugenda tukababara, tukicara tukababara? Harabibaza bati ese mu by'ukuri dukomeje kugenda twaba turi kwiyangiza? Uyu munsi rero reka nze kubasobanurira icyo disque ari cyo, tuze kurebera hamwe impamvu ububabare bugera mu kuguru, icyangiza n'ikitangiza, urugendo rukwiye ku muntu ufite ikibazo cya disque ndetse n'igihe disque ishobora gukira. Reka ntangirire kuri iki kibazo cya mbere nkubwire ubundi disque ni iki. Reka nkubwire ko disque mu mugongo mu by'ukuri ari igice cy'ingenzi cyane, dore ko nko mu mugongo haba hari ibice tuzi birimo amagufwa, ndetse hagati y'ayo magufwa niho haba hari icyo gice cya disque. Iyi disque rero ni nk'akabumbe gafasha gutuma umugongo woroha, mu by'ukuri kakaba kafasha amagufwa abiri y'umugongo guhura, ndetse rimwe rikaba ryabasha kwikaraga nka buriya iyo uri guhindukira bigirwamo uruhare cyane na disque, kuko amagufwa arahindukira ariko ntabwo igufwa riba ryikaragira ku rindi, ahubwo ryikaragira kuri disque ibiri hagati y'amagufwa yombi uko aba ari abiri. Niyo mpamvu rero bituma umugongo wawe woroha. Iyi disque kandi ikanarinda ko amagufwa ashobora kuba yakubitana cyangwa se agakoranaho. Ikindi ikanafasha umuntu kugenda neza, kwicara ndetse no kunama. Bivuze ngo iyo disque igize ikibazo irabyimba cyangwa se ikaba yasohoka aho yagombaga kuba iri, ikaba yava mu mwanya wayo. Uku kuva mu mwanya wayo rero nibyo biteza ikibazo gikomeye, cyangwa se kuba yabyimba. Icyo gitangira gukanda imyakura ya sciatique. Iyi myakura ya sciatique rero iyo ikanzwe ikabangamirwa nibwo bwa bubabare rero wumva butangiye kwiyongera, bikaba ari nabwo buza kubasha kuba bwamanuka mu maguru bukagera no mu birenge. Ibi rero bitugeza ku kibazo kigira kiti ku cy'ububabare bujya mu kuguru nyamara bavuga ko umuntu arwaye disque. Reka nkubwire ko iyo rero iyi disque ikoze nabi cyangwa se igize ibi bibazo bibiri, harimo kuba yabyimba cyangwa se ikaba yasohoka aho yagombaga kuba iri, ibangamira uyu mwakura n'ubundi wa sciatique. Rero uyu mwakura wa sciatique ubangamiwe uturuka mu mugongo ugaca mu itako ukajya mu kuguru kugera mu mano. Niyo mpamvu umuntu yumva ikirenge mu by'ukuri ikimurya akumva ububabare ni burebure cyane, buraturuka mu mugongo bukamanuka gutyo mu maguru yombi, cyangwa se bukaba bwaca no mu kuguru kumwe. Ayo ugasanga rimwe na rimwe aranatitira, ugasanga rimwe na rimwe ibirenge bishobora no kubyimba, cyangwa se akumva uburibwe mu kuguru cyangwa utuntu tugenda tujombajomba mu bice byo hasi. Ikibazo rero kiba kiri mu mugongo, ntabwo ikibazo kiba kiri mu kuguru. Ngira ngo abibazaga kuri ibyo ngibyo barasobanukiwe. Reka rero nibanze kuri iki kibazo kigira kiti ese kugenda byaba byangiza cyangwa birakiza ku muntu n'ubundi urwaye sciatica? Ni ukuvuga ngo umuntu wagize ikibazo cya disque, ashobora no kuba ari buvuga ko afite sciatica, kuko iyo disc igize ikibazo bishobora kugira ingaruka cyane, kuko uba wagira bwa bubabare bukomeza bukamanuka bukagera no mu kirenge. Ariko none ushobora kugira ikibazo cya disc ugasanga bwa bubabare bumanuka mu kirenge bwo ntabwo ufite. Reka rero turebere hamwe niba kugenda bishobora kwangiza cyangwa se mu by'ukuri bikaba bikiza. Iki ni igice cy'ingenzi cyane, ndagira ngo nkubwire ko kugenda atari bibi kuri disc, nta nubwo kugenda byangiza disc, ahubwo
kugenda neza birafasha, kugenda gake kenshi ni byiza, birumvikana ko ugenda gakeya ariko ukaba wabikora inshuro nyinshi. Ikindi nuko kugenda bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bikanagabanya ubushye bw'imbere, ikizwi nka inflammation mu rurimi rw'icyongereza. Ni ryari rero kugenda bishobora kuba bibi? Kugenda nabyo bishobora kuba bibi nk'iyo ugenda intera ndende cyane, cyangwa se uri kugenda udafashe posture nziza, cyangwa se ukagenda wihengetse, icyo gihe byakwangiza. Ikindi nanone kugenda wihuta cyane nabyo si byiza ku muntu ufite ikibazo cya disque, no kugenda wambaye inkweto mbi, bya bikweto uba usanga hasi bikomeye cyane ku buryo utakandagira nibura ngo wumve ko udukweto tunepa, icyo gihe izo nkweto zirakwangiza. Nk'abantu bakunda kwambara inkweto z'amacongo, izi nkweto zikomeye cyane nazo zirangiza, cyangwa se inkweto nyine zifite taro ikomeye cyane ku buryo ukandagira nyine ukumva ni igiti, ziriya nkweto zirangiza. Nabagira inama yo kujya mushaka udukweto tworoshye, uduspresi cyangwa n'utundi dukweto dufunguye ariko tudakomeye cyane. Inkweto za siporo cyane zirafasha cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo nanone kugenda wumva ububabare bwiyongera, ibi nabyo ntabwo uba ukwiriye kubikora. Ibi ngibi rero bigaragaza ko niba ububabare bwiyongera bukamanuka cyane mu kuguru, yewe hakabaho no kunanirwa, icyo ni ikimenyetso cyo guhita uhagarika urugendo rwawe, ugahagarara ukaruhuka, bityo ukaba wakongera ugafata urugendo nyuma y'uko umaze kuba waruhuka. Nanone rero nkibaza ubundi urugendo rukwiye ku muntu ufite disque ni uruhe? Hari abibazaga bati wenda tumenye ko atari ngombwa kuba wagenda igihe kirekire, ariko si iminota nyirizina ningahe. Reka nkubwire ko rero iminota nyirizina ugomba gutangira nibura n'iminota 5 kugera ku 10, ukaba wabikora inshuro 2 kugera kuri 3 ku munsi, kandi ugenda ahantu heza harambuye hagororotse hatagusaba guterera cyane cyangwa kumanuka cyane. Ikindi ukirinda kwihuta, ukanambara inkweto nziza nk'uko nazigarutseho. Ahangaha iyo ububabare butiyongereye ntibunamanuke cyane ngo wumve buri kugenda bwiyongera, mu by'ukuri kiba ari ikimenyetso cyiza cy'uko wakongera urugendo rwawe, ukaba wakongera buhoro buhoro, nibura ukaba wava kuri ya minota 10 ukagera ku minota 15 ndetse ukazagera no ku minota 20, ariko ukaba udakwiriye kurenza aho umubiri ukubwiye guhagarara. Ahangaha rero nta bundi buryo umubiri uzakubwira guhagarara, ahubwo uba wumva utangiye kugira impinduka mu mubiri wawe, ukumva yewe n'ububabare butangiye kuba bwaza. Iki gihe ugomba guhagarara ukaruhuka, ukaza kongera ukabona ugafata urugendo, ariko nabwo ukitwararika ukagenda gake, ukirinda kwirukanka cyane, kandi ukagenda ahantu hameze neza. Ngana ku musozo harabibaza bati ese ubundi disque irakira? Reka nkubwire ko disque ikira nibyo rwose, ariko cyane cyane iyo ubonye ubuganga cyangwa se ubuvuzi bwa physiotherapy cyangwa se ubugororangingo, cyangwa ukabonana na muganga akagufasha hakiri kare, cyangwa ugasanga ukora imyitozo neza, ugasanga waritse imyitwarire mibi, cyangwa ukirinda kwicara igihe kirekire, cyangwa se ukagenzura uko ubyuka ndetse no kuryama, rwose ikibazo cya disque gikurwaho ukabasha kuba wakira. Reka nkubwire ko abantu benshi bakira mu mezi 3 kugera kuri 6 batabazwe, kandi rwose ugasanga nta bubabare bagumanye. Ni ryari rero ushobora kujya kwa muganga byihutirwa? Ahangaha ni ahantu dukwiriye gushinga agati ukamenya ngo niba bimeze gutya ngomba guhita nihutira kureba muganga. Ihuta ubonane n'umuganga niba mu by'ukuri ukuguru kwawe gutangiye kunanirwa cyangwa gucika intege, niba utakibasha kugenda, niba utakibasha gukontorora inkari cyangwa se uburyo wihagarikamo, niba ububabare bukabije mu kuguru kwawe bukomeza kwiyongera mu by'ukuri, cyangwa ukaba wumvamo ububabare bukabije, ahangaha naho ni ibimenyetso mpuruza bikubwira ko ugomba guhita ujya kureba muganga. Inshuti za Physio Rwanda rero, kugenda ntabwo ari ikibazo ku muntu ufite ikibazo cya disque, ikibazo ni ukugenda igihe ugenda uko wumva umubiri wawe. Ndizera ko rero ibi byose biroroshye kubikosora nk'uko twabivuze, kuko twabonye uko ugenda, tubona n'igihe ugomba kugenda ndetse n'uko wumva umubiri wawe. Muri video ikurikira nzabereka imyitozo 5 ifasha disque ndetse n'imitsi ya sciatica kuba yakira ububabare. Ndizera ko iyi video yagufashije. Andika muri comment uti dukeneye disc exercises cyangwa se dukeneye imyitozo ifasha mu kugabanya ububabare bwa disque ndetse n'imyakura ya sciatique. Wibuke gukanda like, share na subscribe kuri kugira ngo n'izindi video zacu zose zijye zihita zikugeraho tukizishyiraho.